Mwiriwe mwese abakurikiye Fregisi TV show. Ngewe muri kumva ndi umutumirwa, nitwa Ivan, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Uwo turi kumwe hano kuri kamera bamwita Fregisi, akaba ari nawe nyiri iyi channel bita Fregisi TV show. Turabakiriye rero abari mu Rwanda, abari Rwota Masimbi mu bihugu bigiye bitandukanye, haba ari mu Rwanda, yaba ari muri Uganda, muri Tanzania, muri Congo, i Burundi, ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi, Amerika na Aziya. Turabakiriye rero, ngewe turi kumwe rero nkuko nabibwiye, ndagira ngo n'umuntu uri imbere kuri kamera nawe atwibwire, atubwire imvano y'iyi channel ye nyine mbese. Ngaho tuguhaye ikaze papa. Ivan, ndagushimiye, urakoze cyane kunyakira ndetse no kunsura muri rusange. Munyakire, turakiranye, muhaye ikaze nanjye hano ni mu rugo n'Abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda ndetse n'inshuti zanjye. Ndabasuhuje, ndabakiriye, ni kare. Iyi channel rero natekereje kuyikora cyangwa se kuyifungura nshingiye ku kuba nshaka kubana na buri umwe wese aho yaba ari hose, musangiza ku bintu byinshi byiza kandi byubaka, ko tuzagenda dukora cyangwa se tubana. Buri umwe wese azagenda abona ko nta gihombo, kandi ndabizi bazabikunda. Buri wese azagira uko abikundamo. Harimo n'amakuru ya quartier. Amakuru ya quartier tuzaba tuyabagezaho 5 kuri 5. Inkuru z'urukundo tuzaba tubagezaho 5 kuri 5. Mwese icyo tubasaba no gukanda subscribe, like na comment kugira ngo mukurikire uyu mugabo na 5 kuri 5 cyane. Ibindi waba ubwira inshuti zawe ni ibihe? Inshuti zanjye ni uko bifuriza guhirwa mu byo bakora byose, no kudacika intege kandi mu byo bakora byose, ariko nanone tujye dushyigikirana. Buri umwe wese agira uko ashyigikira undi. Ngayo nguko rero ni uyu mugabo rwose. Icyo nzi cyo nuko atuzaniye ibintu byiza kandi byinshi cyane, ariko ngiye mukazajya mubana nanjye mu makuru yo muri quartier, inkuru zigiye zitandukanye, abakeneye ubufasha, abakeneye inkunga, bari kwa muganga, tuzabatambukirizaho ibiganiro hano kugira ngo dukomeze gufashanya, kuko icyambere no gufashanya, kuko umunyarwanda niwe wavuze bitigira nkugire. Buriya icyo kinyarwanda urakizi Fregisi? Iyo mvuze ngo ngira nkugire, nkugire biba bishatse kuvuga ko buriya hari n'undi wavuze ngo nta mugabo umwe, ngo nta wigira. Ngira nkugire ni uburyo bwo gufatanya no gufashanya cyangwa se kunganirana. Nta muntu wagira icyo yigezaho cyangwa yibashisha ari umwe, ariko hamwe muri rusange nk'abantu twese, cyangwa se umuntu urenze abantu barenze umwe baba bashobora kugira uko bafatanya. Rero niyo mpamvu bavuga ngo ngira nkugire, tugire aho tuva, tugire n'aho tugira gute n'aho tujya. Yego, nicyo rero buriya ako kajambo wanakabwira abantu bakurikiye iyi channel yawe, ati ngira nkugire. Buriya nakanda subscribe azaba akugize, azaba agufashije kuzamuka. Ariko nunazamuka ntabwo uzamwibagirwa, ntabwo uzibagirwa aba subscribe bawe, ntuzibagirwa abantu, ahubwo uzakora ibyubaka ba bantu. Ngayo nguko rero mujye mukurikire. Ibyo biganiro bizajya biba bihita hano kuri iyi channel rwose. Ikiganiro cyangira nkugire, ikiganiro cya nta mugabo wigira, byinshi uzagenda ubimenya rero, kuko izo ni topic nyinshi tuzajya tugenda tuganira hano kuri iyi channel. Rero icyo twasaba buri umwe wese ni ugukanda subscribe, like na comment. Imana ikaguha umugisha
ukaba uteje imbere uyu musore wacu, ukaba umuvanye ku rwego rumwe ukaba umushize ku rundi. Kandi nawe akazagira aho akura bamwe muri twe, akagira aho adushira, kandi natwe ntituzibagirwe iyo neza tukayigirira abandi, kuko kubaho ni ukubana. Kandi buriya ngo nta mugabo umwe, nta mugabo wigira ineza, ugira neza ineza ukayisanga imbere. Ndetse ba sogokuru bacu na ba papa bacu bagiye basiga imigani myinshi kandi yubakaga, kandi tuyigendeyeho twagira icyo dukora. Ngaho rero ni mukande subscribe, like na comment kugira ngo mujye mubona ibyo biganiro, tujye tubana mu biganiro bitandukanye, amakuru yo muri karitsiye, inama zubaka, mbese n'ibindi byinshi kandi byiza muzajya mubonera kuri iyi channel. Murakoze rero, reka tumwongere tumuhe ijambo atubwire ibyo adusezeranya, ubundi anadusezera. Icyo nabasezeranya ni uko tuzajya tubana umunsi ku wundi, kubana kuri iyi channel cyangwa se kuyigeraho. Nzi ko hari icyo buri umwe wese ubashije kuyigeraho agomba kuyungukiraho. Si njye uzunguka njyenyine, kuko hari ubuhamya mfite. Yewe rega hari n'unkurikira cyangwa se n'abankurikira, hari ubuhamya nabo bashobora kugira, bushobora kumfasha cyangwa se bugafasha n'abandi. Ntabwo yari channel yanjye njyenyine, uyu ni umurongo mugari ushobora guhurirwaho nanjye ndetse n'abarenze njyewe. Twese dushobora kujya duhuriraho, bisobanuye ko ahantu hazajya hahurira abantu barenze umwe, byanze bikunze hari icyo bashobora gufasha. Ariko icyo ubufasha buriho, ikigamijwe mbere na mbere ni ikintu cyakura abantu ahantu habi, kuko hazajya hatambukaho ubuhamya bwiza. Ntabwo ntekereza ko ikigamijwe ari ikintu kibi. Rero cyo navuga, turi kumwe, mwese muhumure, kandi tuzishima. Nzi ko ibizajya bitambukaho bizakundwa na buri umwe wese mu kigero icyo ari cyo cyose. Nta muntu n'umwe utazishima. Ngayo nguko rero, murakoze cyane. Mukande subscribe, like na comment kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza. Dukomeza kubabwira ngo mwenjoyinge ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Abameze neza mukomeze muryoherwe, n'abatameze neza, abari kwa muganga, abagize ibyago mukomeze kwihangana. Iby'isi ni gatebe gatoki gasheze kabanane. Uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, ariko ejo bikagenda neza. Nongera gufata mu mugongo abagize ibyago, ariko nongera no guhumuriza imfubyi n'abapfakazi, kuko bajya bavuga ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi, akaba ni na se w'imfubyi. Ngayo nguko rero, dukomeze twizere, dusenge. Ibihe birabihinduka, nubwo ubayeho nabi uyu munsi, ariko ejo bizagenda neza. Ciao ciao.